ineza yawe, urukundo rwawe, imbabazi zawe ntibirondoreka. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Mwese abo tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo, wowe uri hano mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara, abari hanze y'igihugu cyacu, bakristo bitorerera yono, Yesu Kristo nashimwe. Iki gitondo muri kumwe na Bishop Lewonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Tubyutse dushima Imana yacu, tuyihereje icyubahiro aho igejeje ikora ibyo yakoze mu minsi itambutse, ibyo igambirira kudukorera ni ibyiza si ibibi, niko ijambo ryayo ryambwiye. Hereza Imana icyubahiro, izinze ijoro izinguye amanywa. Hereza Imana icyubahiro, iguhaye umugisha urahumeka biremera. Hereza Imana icyubahiro, inyuranya iminsi n'ibihe ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Iki gitondo rero tunejejwe n'Imana mu mitima yacu, ko twongeye kugaruka imbere y'Imana muri iki gitondo cya nibature. Nyemerera wongere wibuke kugira neza kw'Imana yawe ku buzima bwawe, uyihereze icyubahiro. Hanyuma ubanze Imana aho ugiye, muri gahunda zawe zose, mu kazi kawe, mu bana bawe, muri proje zawe zose, ubanze Imana ikugerere na hahandi utagera, ariho mu mutima w'umwana w'umuntu. Imana ishimwe cyane. Nyemerera rero turi muri iki gitondo twongere dukomeze kuba muri teme yacu ivuga gukomezwa n'Imana. Twasanze Imana iyo igukomeje igutambutsa mu bihe n'ibihe bikomeye, hahandi abantu bari bategereje kukorwa n'isoni, ahubwo Imana ikahakwambikira amashimwe. Imana ishimwe. Hahandi bari bategereje kuborogera ukarira, ahubwo nawe ugaseka. Imana burya igicanganyikisha ababisha bawe, Imana icanganyikisha abanzi bawe, kuko bo baba bategereje kumwara, baba bategereje kukorwa n'isoni, ariko Imana ikagenda ikuzamurira ibendera ry'ubutsinzi umunsi ku munsi. Ni Imana rero yitamurura hahandi abantu bazi yuko byarangiye, Imana yo igatangiza amashimwe. Imana ishimwe. Tukiri muri iyi teme yacu yitwa gukomezwa n'Imana, twasanze umutima uhimbaza Imana burya ni umutima Imana yishimira. Ntago wahimbaza Imana udafite iby'Imana yagukoreye wibuka. Iyo uhimbaza Imana ni ukuba wumva ukunze Imana, kandi guhimbaza Imana k'umutima wawe Imana yishimira ni umutima wazinutswe icyaha n'igisa nacyo, ni umutima urarikira gukiranuka, ni umutima urarikira kwezwa umunsi ku munsi. Uko niko guhimbaza Imana Imana yishimira. Yishimira umutima uyihimbaza ku muntu ukora imirimo ikwiriye abihannye. Imana rero nishimwe. Mu gitondo numva inyoni ziririmba zihimbaza izina ryawe Mwami, nanjye ndaririmba kugira neza kwawe, ineza yawe ntirondore. Iki gitondo turacyari mu gukomezwa n'Imana. Dutangira iki cyumweru narababwiye ngo Imana izabakomeze. Niwakomezwa n'Imana uzakira ibituma ukomera. Nukomezwa n'Imana uzagira ijambo aho abantu barikwimiye. Nukomezwa n'Imana uzatambuka aho abantu bagutegeye ibico ugende, nabo basigare bacanganyukirwa babazanyanganyuzehe. Nukomezwa n'Imana, nukomezwa n'Imana, abakurebera muri taye runaka cyangwa bakakurebera mu muryango ukennye ukomokamo, bazatangazwa no kubona ko Imana yagukomeje ikakugirira neza. Hari abantu baba bari kubyumva neza. Iyo wakomejwe n'Imana, Imana irakurinda. Iyo wakomejwe n'Imana, Imana irakurwanirira. Imana nishimwe cyane. Nyemerera rero dusome ijambo ry'Imana twihuse. Imana ishimwe cyane. Turi muri teme yacu yitwa gukomezwa n'Imana, ariko Imana ikunkomereze rata. Imana igukomeze nubwo bimeze gutyo, ukomezwe n'Imana.
tugiye gusoma ibyakozwe n'intumwa ibice 26. Reka duhere ku murongo wa 19. Turavuga kuri 22 ariko reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Titire y'ijambo handitse ngo Pawulo yiregura imbere ya Agripa. 19 aravuga ngo mwami Agripa, mpera ko sinanga kumvira ibyo neretswe byavuye mu ijuru, ahubwo mbanza ab'i Damasiko, maze mbwira ab'i Yerusalemu n'abo mu gihugu cyose cy'Iyudaya n'abanyamahanga, babwiriza kwihana no guhindukirira Imana, bakora imirimo ikwiriye abihannye. Imana ishimwe. 21 nicyo cyatumye abayuda bamfatira mu rusengero bakagerageza kunyica. 22 ariko mbona gutabarwa kwavuye ku Mana, na n'ubu ndacyariho mpamiriza aboroheje n'abakomeye. Icyakora ntacyo mvuga keretse ibyo abahanuzi na Mose bavuze ko bizaba. Imana nishimwe. Aha Pawulo abivuze neza. Pawulo abwiye umwami Agripa, amubwira neza yuko nta kindi azira ari uko yemeye akumvira ibyo yeretswe byavuye ku Mana, kandi amubwira neza icyo akora. Aramubwira ngo mbabwiriza kwihana no guhindukirira Imana. Niwo murimo yakoraga. Yabwirizaga abantu ibyo kwihana ibyaha byabo, ibyo kuva mu ngeso mbi. Arabimubwira ati yewe nta kindi nkora, mbabwiriza ibyo kwihana no guhindukirira Imana, bakora imirimo ikwiriye abihannye. Imana ishimwe. Hari imirimo abantu bakora ukabona ko umuntu akora imirimo rwose ikwiriye abihannye, ukabona ko umuntu akora imirimo myiza itunganiye Imana, ukabona ko umuntu akora abwirizwijwe n'Umwuka Wera. Aha Pawulo rero barimo bamushinja mu rukiko imbere y'umwami, yabwije umwami ukuri ati uretse kumvira ibyo neretswe, uretse kumvira Umwuka Wera, nkagenda mbwiriza ab'i Damasiko, ab'i Yudaya n'abo mu bihugu by'amahanga, nkababwiriza kwihana no guhindukirira Imana. Nta kindi Pawulo yavugaga, ni ukubwira abantu ati mwihane ibyaha byanyu, nimuhindukirire Imana. Uyu munsi ushobora kuba ushaka gukomezwa n'Imana nk'uko iyi teme twaganiriyeho ibitubwira, ariko ntabwo bizashoboka rwose ko Imana igukomeza utarahindukirira Imana, utarakora imirimo ikwiriye abihannye. Aha rero Pawulo nicyo yabwiye umwami Agripa ati nicyo ngicyo nkora, nicyo banziza. Agera naho amubwira ati rero nicyo cyatumye abayuda bamfatira mu rusengero bakagerageza kunyica. Ngo bagerageje kumwica, ariko kuko yari ari gukora umurimo mwiza, kuko yari ari kubwiriza abantu ngo bave mu byaha kandi bakora imirimo myiza, ngo abayuda bagerageje gushaka kumwica yewe, ngo ariko ntabwo babishoboye. Ariko abwira umwami Agripa, aramubwira ngo ariko kuri 22 ngo mbona gutabarwa kwavuye ku Mana. Gukomezwa n'Imana, iyo uri gukora umurimo w'Imana, iyo uri gukora umurimo mwiza, Imana ijya yururuka ku buzima bwawe, naho waba uri kurenganywa, naho waba uri guhigwa, naho waba uri gupangirwa amadosiye, naho baba bagucira ibico, naho baba bacukura ibyobo, naho baba bagutega imitego. Ngo kuko yari ari kubwiriza abantu iby'ubutumwa bwiza, ababwira guhindukirira Imana, ababwiriza ibyo kwihana ibyaha byabo, ababwira ibyo gukora imirimo y'abihannye. Ngabona nubwo bashatse kumwica, ngo bagiye mu rusengero aho yari ari gukorera umurimo w'Imana, ngo ariko ngo mbona gutabarwa. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro, ngo kwavuye ku Mana. Gukomezwa n'Imana.
iyo ukomejwe n'Imana ubona gutabarwa guturuka ku Mana yawe, ntabwo ubona gutabarwa kuvuye ku bana b'abantu, ntabwo ubona gutabarwa kuvuye ku mafaranga. Pawulo abivuze neza ngo mbona gutabarwa kuvuye ku Mana. Nawe ndakwifuriza uyu munsi muri iki gitondo cya kare ukibyuka ubone gutabarwa kuvuye ku Mana yawe, mbese nawe ubone surprise iturutse ku Mana nk'uko Pawulo yabivuze ngo mbona gutabarwa kuvuye ku Mana. Imana ishimwe ngo mbona gutabarwa kuvuye ku Mana, ngo na n'ubu ndacyariho mpamiriza aboroheje n'abakomeye. Icyakora ntacyo mvuga keretse ibyo abahanuzi na Mose bavuze ko bizaba. Imana ishimwe, ntukagire icyo wongera n'icyo ugabanya kuri Bibiliya yera y'Imana. Ujye uvuga ijambo ry'Imana, ibindi Imana yikorera imirimo n'ibitangaza. Ndacyavuga ngo ukomezwe n'Imana kandi ubone gutabarwa kuvuye ku Mana. Shalom shalom, muhahe muronke, Imana ibanezeze, ibagirire neza, n'abakunda cyane. ineza yawe, urukundo rwawe, imbabazi zawe